bakazatandukanywa n'urupfu cyangwa yisagarutse Imana ibifashemo no kubasoza bavuga. Voilà, ibyo bintu ko ari bibiri rero. Ibi bintu ubu ntabwo ubona ko ari uburyo bwo kugira gutya abantu bakajya kwishyira mu migozi, kwishyiramo amapingu y'ibintu batazashobora kandi bashutswe n'amadini. Nese ko ubwaho ubona abo madini ntabwo ashukana. Niba harayagurutse uzi babahereza izo ndahiro ngo nimuzifate ngo muzisome ngo muzisubiremo. Oya, ibyo bintu ntabwo byahura. Oya, ni yawe ngenda gusubiza Imana iteranyije, sibyo? Ntawe wagitandukanye. Ibyo turi kubyumva. Nabo niko avuga pastori. Nabo niko avuga ngo Imana ifatanije ntakagira ugitandukana. None se nigute noneho batandukana kandi yarabiteranye? Ubwo se ngene ninde wabisubiza? Ibyo nabyo bivuga iminsi y'imperuka simbyemera. Ubwo niba utabyemera iminsi y'imperuka ntabwo ngene tuba kuganira ibyo wemera. Dufata ikiro tukakiganira. Iminsi y'imperuka se abakunzi bacu. Tuvuze akantu karimo ibintu byo kubatizwa. Ibyo tuzabiganira. Nabira bintu byo kubatizwa bigaragara ko nta mumaro wabyo. Ni ibyawe ngiye kubwiye ibintu Manuel ariko Mana yaremye Manuel umugendere uhindura ubu. Kuri nyandiko yateye abantu benshi ikibazo kandi nyandiko yateguwe n'abantu ntago Imana yiteguye. Umuntu navuga ukuri ntakabizira kuko ni Bibiliya yo muri Bibiliya yose nta hantu Bibiliya ivuga gusezerana kuri atubigenza. Nta hantu ibivuga, nta hantu ivuga kwambikana impeta bira n'ibihimbano by'abantu. Hanyuma niyize kubivuga umurikiye najya kuntera amabuye abanze amenye iki. Niba Imana yaratandukanye na shitani nta nubwo abantu babura ukuntu batandukana. Ibyo nibyo bishoboka. Ubwo Imana na shitani ubigize umugore n'umugabo. Si abantu babiri se? Ubigize. Ubose si babiri, si biremwe bibiri. Ubwo si itandukana ry'Imana na shitani ubundi se niba byo byaratandukanye. Batandukaniye bate umuntu atatandukana. Erega byose gituruka kuri ibyo bw'ibyo. Imana na Satani batandukaniye he? Batandukanye bate? Bibiliya nibivuga se ivuga ngo iki? Haratandukanye. Ndetse ngo yano mu ijuru ijugunya no mwisi. Ako kantu ko niyo nkavuze. Numva rwose numva mbabaye. Ndetse nta hantu ubona bahuye. Yagomba kuvuga ko abana bahazaharira ariko kuvuga ngo baratanye. Wowe Manuel uzavuga ko bazaharira? Ibyo nta muntu utanye. Utayisira abonye batanyuka. Niba ari byo nta umuntu utana n'undi noneho. Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Kurikira icyumba cy'ibitekerezo TV. Turabasuhuje mwese abadukurikiye muri uyu mwanya. Iyi ni Ziraziritse TV ndetse n'icyumba cy'ibitekerezo. Tukaba rero n'ubundi tugarutse tugiye kuganira ku bintu bitandukanye nkuko tujya tuganira ku bintu bigendanye n'iyoboka mana. Kuri screen zanyu rero hano muri studio za Ziraziritse TV n'ubundi murahabona umukozi w'Imana umuvugabutumwa Kwizera Valence dukunze kwita akazina ka Ziratonoma ariko Ziraziritse. Rumva abakunze kudukurikira mumashije kumenyera ko uyu mutumirwa wacu akunze kuza kandi akatuganiriza ibintu by'ingenzi. Reka rero mbanze mwakire hanyuma numve n'impumeko ye tubone ubwo kuza kwinjira mu kiganiro. Ndakwakiriye rero nyakubahwa Ziraziritse. Urakoze ndakwishimiye n'abadukurikiye mwese. Imana ibahe umugisha, muradukunda turabakunda. Murakoze cyane. Hanyuma ndizera ko muri iyi minsi yose ishize ndizera ko rero umeze neza. Imana yakomeje kugenda igukorera ibikomeye. Ashize iminsi koko tutari gukora abakunzi bacu manza twarabateye irungu. Ariko turaho abari ubuzima bwo mwisi busanzwe nta kibazo. Imana hari indirimbo ivuga Imana iracyampagazeho. Ujye yibuka indirimbo. Nanjye Imana iracyamagazeho. Mane ako ntago ari we wenyine gusa nabwo nabandi bose ngiye kuko mbaje amakuru yanjye ndavuga yanjye ndaho abandi nabo bavuga. Aha kubiguhagazeho rero ni ibintu byiza cyane kuba iki kongera iminsi yo kubaho. Ubwo ni kimwe natwe twese twayishimira kuko niyo twavuga ko niyo nitanga ubuzima. Umunsi umuntu abyutse agasanga nta mwuka afite ubwo nyine abaye yanabyuka ntago yabyuka. Aha bavuga bati runaka yasinziriye. Abandi nibo babivuga abati yasinziriye ahera yasinziriye. Aha reka rero ibyo tubiveho. Turumva n'ubundi ubwo dutangiye dushimira Imana kubera ko ariyo mugenga wa byose cyane rwose. Umugani wa babandi bo muri ya kiliziya ngo imwe gusa itunganye ariko natwe twese ndumva tubyemeranya ko n'ubundi Imana ariyo gushimirwa ibihe byose cyane rwose. Hanyuma rero tugiye kuganira, nyemerera ndumva nshaka ko tuganira ku bintu bigendanye no gutandukana kw'abashakanye cyangwa se ibyo dukunze kwita mu rurimi rw'amahanga icyo twita ngo ni divorce. Divorce cyangwa se gutandukana kw'abashakanye, gutandukana kw'imiryango. Ibyo bintu bireze muri iyi minsi ariko ibyo tugiye kuganiraho si ukurebera hamwe muri rusange, oya, ahubwo tugiye kureba gutandukana kw'abashakanye cyane cyane gutandukana kw'abantu bitwa ko abakijijwe cyangwa se arabo mu nzu y'Imana
cyangwa se ari ababa barabikoreye indahiro nyamara bikarangira batezutse kuri iyo ndahiro. Rero reka ntangire nkubaza, wowe sinzi niba muri iyi minsi urimo kubyumva cyangwa se urimo kubibona ko abantu barimo gutandukana ku bwinshi, ku mubare utarigeze ubaho mu bindi bihe byose byatambutse. Ndabibona, ndabyumva, ndabireba, ahubwo nuko wenda icyari cyo yateguye twavugaho ibikabije si ugutandukana, ahubwo no kwicana bireze nabyo abashakanye kugira ngo no gutandukana gusa no kwicana nabyo bireze, ariko cyakora wenda turaganira mu gutandukana kw'abashakanye. Ibi rero nyemerera twinjire dutyo. Twari tubimenyereye kubo abanyamadini bakunze kwita abapagani, kuko nyine iyo bavuze ngo umuntu ni umupagani, usibye ko buriya ririya jambo nanaryemera, nanjye sindyemera, kera ni igitutsi, nta mupagani ubaho. ntabwo ndyemera, ariko icyakora rirakoreshwa. Yego, kubo rero abanyamadini bakunze kwita abapagani bashaka kuvuga ngo babandi ngo batazi Imana, ngo cyangwa babandi ngo bataba mu nzugo z'Imana, cyangwa ngo batajya mu nsengero, cyangwa ngo batabatijwe, cyangwa ngo batakiriye agakiza. Aho ngaho niho twari tubizi. Ikintu rero giteye inkeke muri iyi minsi nuko noneho byamaje no kugera muri abo ngabo twita ko ari abakristo cyangwa se ari abo mu nzu y'Imana. Aha ngaha reka mpite nkubaza kino kibazo. Iyo we wumvishe ko umuntu ukijijwe yari umuririmbyi, yari umuvugabutumwa, ukajya kumva ngo yatandukanye n'uwo bashakanye, wowe ubyakira ute? Njye sinirwa mbidetaya nk'uko kwawe ubivuze. Gutandukana kw'abashakanye uko ariko kose kurambabaza, singushyigikiye, sinkumva. Icyamba bashakanye bagasazana cyangwa bagapfana, ariko umuntu yabyita, cyangwa upfuye imbere umwe agashyingura undi, baba bo mu rusengero, baba bo hanze yarwo. Impamvu rero ushaka kubidetaya ni uko wirengagiza ko Satani itera abo mu rusengero niyo itera abatari mu rusengero. Ntabwo Satani igira ibara, ntigira ibice, Satani ni imwe. Ariko ibyo bintu byo gushyira Satani, kuvuga ngo iki kintu ngo cyateguwe na Satani, Satani uwo nguwo utagaragara aza atagateza ibintu nk'ibyo ngibyo, koma ndi kumva mukunze kubyita ikintu cyose kibi bahita bakize na Satani. Twizeye kuganira njye nawe, mvuze ko Imana ariyo yica, mbona nabyo ntubyumva ngo umuntu ngo bamurashe isasu. Satani niwe se w'ibibi, ndetse Bibiliya ntagatifu imwita Sekibi. Wumvishe Sekibi? Ariko ibyo harimo se kuvuga inkomoko y'umuntu ku mugabo, wundi ise so ni inkomoko y'umuntu ariko ku mugabo. Iyo ari ku mugore ni nyoko. Ariko Sekibi rero ni ukuvuga se w'ikibi, hanyuma aho ikibi gikomoka. Hanyuma Nyokibi se nabyo birashoboka? Oya, ibinyejuru byose kuko na Satani ni ikinyejuru ko yavuye mu ijuru. Ibinyejuru byose ba muri maskire, muri jare maskire, nta jare femini ba mu ijuru. Nyine nagusobanuriye ko nta nyoki. Ubwo nyoyo nta nyoyo ibaho, kuko ibinyejuru byose biba muri jare maskire, kuko Imana ijya kuvuga ngo tureme umuntu usa natwe, agira ishusho yacu, byaremye umugabo. Nta na marayika w'umugore ubaho, kandi Satani yavuye mu ijuru. Reka da, ubwo ugasanga batari kuryamira abagore. Ibyo bazabibaza Imana yabigenje gutyo, ntibabibaza njyewe cyangwa wowe. Ariko marayika nta nubwo agira igitsina, aho haba ushaka kumbeshya. Umva ko ijambo rivuga intangiriro byose. Hari aho twagera tugasanga nta gitsina agira, ariko Imana ijya kure mu mugombi gusubiramo, yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe. Aho hantu urahumva? Ndahumva. Agira ishusho yacu. Ubwo iri mu bwinshi. Ruvuga ngo byarirebye ibyo byavuganaga n'Imana, bireba uko bimeze neza, uko biteye nta kibuzeho, birema umugabo. Ntabwo ujya hirya yabyo rero, byaremye uwo bimeze kimwe. Aho se babihindura? Ntacyo nabiguhindura yewe. Ntabwo rero nta bindi buduse twandikira cyo. Byirebye uko biri. Bikora byo byavuze ngo tureme umuntu bitaha agira ishusho yacu, ase. Sawa, kandi ubwo n'Imana yivugaga yabwiraga ibyo byari kumwe. Ngo niba abamarayika ni ibizima, ni abakuru we bo mu ijuru, hari ibindi biranga bibayo. Urabona Bibiliya kivuga ko haremye Imana gusa, ukaba urimo kuvuga ngo njyewe ndi muri Bibiliya Imana yavuze ngo tureme. Nese niba ari nayo yonyine sava, icyo mpamya ngiye mbona nuko hari ibyo yabwiraga. Ariko umuntu w'umunyacyubahiro n'ubundi ashobora kuvugwa atyo. Nibyo nkuko bati twege n'akabo, bati turakwakiriye nyakubahwa, cyangwa turabakiriye, nta kibazo.
icyo gusa nemeranya nuko mu ijuru nta jare femine ibayo. Aha rero hanyuma uvuga ngo kuki tubiharira Satani twari tugize ibi gutandukana ko bashakanye ni kimwe mu bibi biri ku isi, ni kimwe mu bibi biba mu muryango. Ariko tukiri kuri Satani kandi hari se w'ikibi oya wenda tukiri kuri Satani hari umwe mu banyamadini biyo Bibiliya bakoresha Bibiliya yitwa ntagatifu wavuze mu kanya ubwo yivugiye ko barimo bamubaza yavuze ko Satani kugira ngo bazane Satani iryo jambo ngo ari ijambo bazanye cyangwa ari ikintu baremye bakizana nk'igikangisho kugira ngo bajye bashobora kugikangisha abantu bityo bajye birinda gukora ibyaha. Ariko ko Satani atabaho rero ntabwo ngendera ku byo umuntu yavuze, nge singendera ku byo umuntu yavuze, ngendera kuri kandi aribo bazanye ibyo byaha. Ibyo biramureba n'ibyo ngende muri Bibiliya yera none mwebwe mwazira ko Satani none mwese mubimira inyereka wabibamira sibiki hakujya wamira bunguri imirongo turi kuvuga n'ubugari ni sosi ni tumira bunguri biryo kubarwe tumira bunguri ibyo bunguri cyo bashaka kuvuga no kubifata ukabyakira uko kuvuga ni imirongo ibyanditse wowe ubwawe twemeranyije ko iyo ushaka kuvuguriza ikintu cyanditse nawe wandika ikindi uzandike rero ukontre ibyo ibyanditswe. Bibiliya inyereka inkomoko ya Satani atangira kugaragara mu bibi ni nawe watangije ikibi ni wagitangije. Rero ntabwo noneho rero gutandukana ko bashakanye ibyo rero ngubwire tubigumemo wowe ikibitero cyita uko ushaka. Wowe wavuze ko ari Satani, ikibitera ni Satani yitanya abantu itera umwe muri bo akagira intege nke mu rushako. Umvise datangira no kubyo ushaka muri gutandukana ko bashakanye haba hari umwe muri bo warangaye kuruta undi, ariko ntiyakagombye kurangara. Niyakagombye yes rwose bivuze nibyo ntiyarakwiriye kurangara. Abashakanye turi bubagire n'inama muri ibitekerezo njye nawe turubatse ibyo kubagira inama nitwe twabigeraho nanjye ngo turubaye ntago ari nonaha kuko njye nawe turubatse. Ntabwo birashoboka ko ibyo mpura nabyo mu rushako wowe udahura nabyo, nawe ibyo uhura nabyo nanjye ntahura nabyo. Ariko kimwe cyo wowe nzi ko uri umucuranzi no mu bintu byinshi uze kujya kureba indirimbo witwa Apotre Cyande no muri Kenya ahari. Yego Apotre Cyande ahantu hari maisha ya wawiri safari ndefu agenda avuga iyo ndirimbo ubuzima bw'abantu babiri n'urugendo rurerure kandi bisaka abo bantu barugendana. Urumva neza iyo ndirimbo avuga n'ibikenewe byatuma abantu badatandukana. Ibyo turaza kubigeraho niba ubyibuka. Ariko nyemerera hano bitumye mitekereza ku kitwa inyandiko abanyamadini basoma bari mu rusengero. Iyo ngiyo twese twarayisomye nubwo ngibe inyandiko yivuga inyandiko zo mu matorero ni nyinshi niyivuga ndaje ndayivuga. Inyandiko ari inyandiko bategura mu idini bahereza abantu basoma barimo bameze nk'abarimo kurahira ibyo batagomba kuzakora. Bakavugamo ibintu byarakunaniye hari ababishora Manuel ibyo tugomba kuzakora se nibi ibyo barahira barabikora. Nanjye ibyo ngibyo narabivuze ariko nabivuze nari namenya ubu waramenye nyine baramfatiranye ariko ibyo noneho ube ngo ngusezere ntabwo nari kubivuga biriya. Ariko iyo nyandiko nyemeranye ivugeho ni abantu barayizi bose barayizi mu madini bagasoma bayihereza abantu bakabanza bakayivuga bakavuga ngo bakavuga ibintu byinshi y'abageni barahira. Yego bavuga ngo jewe kanaka yego nemeye kubana na naka akambera ubwo umugabo cyangwa umugore bitewe n'uwo ugiye kuvuga tukazabana mu byago mu byiza tubyaye cyangwa tutabyaye arwaye cyangwa ari muzima sinzamurenza abandi bagabo cyangwa abandi bagore kugeza igihe urupfu uzatweze cyangwa yisagarutse tukazatandukanywa n'urupfu cyangwa yisagarutse Imana ibifashemo nuko basoza bavuga. Voilà ibyo bintu ko ari bibiri rero ikihe n'iki tukazatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Bikubyumva neza? Ndabyumva rwose. Uyu munsi Yesu ntabwo yari yagaruka. Ntagaragaruka. Benshi barimo gutandukana. Kandi Yesu ataje. Yego urupfu ntabwo ruba rwaje ngo twari umwe ugire gute. Kandi baratandukanye. Kandi bari gutandukana. Ibi bintu ubu ntabwo ubona ko ari uburyo bwo kugira gutya abantu bakajya kwishyira mu migozi kwishyiramo amapingu y'ibintu batazashobora kandi bashutswe n'amadini. Ndaretse ko ubwaho ubona abo madini Manuel madini ntabwo ashukana niba harayaguze babahereza izo ndahiro ngo nimuzifate ngo muzisome ngo muzisubiremo. Bibiliya yemera ko ikintu cyose cyaba ukuri ni bakongeraho n'akandi kantu nyemerera bakongeraho n'akandi kantu ngo kandi bakabafatisha upasiteri akaza agafata ibiganza bye akabafata
ibiganza byaba biri gutya ngo kandi ngo ibi ngibi ngo ibyo dufatanyije ngo niba ibyo duteranyije icyo Imana ifatanije ntihakagire ugitandukanya, urakagira ugitandukanya, bashyizeho ibiganza byabo akafata ibiganza byabo akabifatanya nawe agashyiraho uri kumva ubwo Imana irabiteranyije, ariko mu by'ukuri ibyo byo kubeshya abantu biriya pasiteri akora byo kubihanisha gukorana mu biganza ni kiriya kiranditswe muri Bibiliya. Inyandiko twavugaho ni iriya itegurwa n'abantu, ariko kuvuga ngo babihamirishe gukorana mu biganza biriya biranditswe. Indahiro yahozeho twaje tuyisanga njye nawe, none se ko birenga bikaba bagatandukana kandi ngo Imana kubwiye buriya gutandukana ko bashakanye biterwa n'uburangare bw'umwe muri bo n'intege nkeze yo kudashobora kujya muri rwa rugendo rwa maisha yawe wirinde safari ndefu. Oya ibyo bintu ntabwo byahura. Oya ni yawe ngenda gusubiza ibyo Imana iteranyije, sibyo ntawe wagitandukanye. Ibyo turi kubyumva. Nabo niko avuga pastori, nabo niko avuga ngo icyo Imana ifatanije ntihakagire ugitandukanye. None se nigute noneho batandukana kandi yarabiteranye? Ubwo se njye ninde wabisubiza? Jewe nawe nundi ninde wabisubiza? Ubwo noneho abo pastori bazajye muri comment batwandikire wenda bazi niba babare pastori yavuze ngo icyo Imana ifatanije umuntu ntakagitandukanye. Ejo baratandukana, ibyo sura bibazanye. Noneho reka twisubire kuri biriya, ubwo bazatwandikire, ariko ntago Imana yateranye ibintu n'ibiko. Reka umva Manuel, buriya reka nkwereke, si nka bya bintu mukunda kuvuga ngo niba Imana ariyo yashatse ko bano bantu ngo babana, ngo nta wundi muntu ngo ushobora kubana n'undi, ngo kuko Imana we yabivuze ngo nibishake bimara imyaka abantu ngo bazabana. Ibyo siko mbyemera, je sinako nabibonye, kuko kubana none iteranyije ibintu ibyo yateranye ntishobora gutandukana. Niba byatandukanye rero gutandukana rero ntabwo ari ibyo yateranyije. Oya ahubwo niyo wabaza uti Mana kuki uteranye ibintu, kujya baba bayibesheye bandi se bayibeshye bari kuki bamenya ko bayibeshye. None impamvu ariko se buriya nubwo byumva Imana ntibonwa n'aya maso, ikigaragaza ko baba bayibesheye nuko bitandukanye. Imana wenda niba bitandukanye ahubwo reka ngusomere ijambo ukagusomera ubundi umurongo uragusubiza neza ukanyurwa. Urwandiko rwa mbere Pawulo n'iki Timoteyo, rwa mbere rwa Timoteyo ibice 2 umurongo wa 3 kako konyine gusa yavuze ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka azaba ibihe birushya. Ibihe birushya rero ntago birushya ibikoko, ntago ibihe bigira ku bantu. Ibyo nabyo byo vuga iminsi y'imperuka simbyemera. Ubwo niba utabyemera iminsi y'imperuka ntabwo ngende tuba kuganira ibyo wemera, dufata ikiro tukakiganira iminsi y'imperuka tukagisangiza abakunzi bacu. Ubwo ugiye kuzanamo content iminsi y'imperuka yitegura kwayo yandika, ariko iby'iminsi y'imperuka rwose twikomereze. Ubwo abantu ntabwo nemera iby'iminsi y'imperuka, ubyemera akavuga ibyo nemera rero. Okay, ngaho naco komereza aho ngaho umenye ko iminsi y'imperuka azabihe. Icyo nubwo nawe utari mutoya ariko ndakuruta, nkurusha imyaka myinshi yego, ariko ndakuruta yego. Ibi bintu byanyanyagiye bibiri kuko twavuze ko turi kuganira kuri kimwe, ugutandukana kw'abashakanye. Nta watinya kuvuga ko bitarengeje imyaka 20 bisabaje bibaye nk'umwanda. Noneho si uko kera batatandukanaga, kuko Bibiliya ivuga ku gutandukana kandi yaranditswe njye nawe tudahari. Si uko ariko ubu bimeze nk'umukino, n'umwanda wadutse ko ndabyita umwanda njyewe. Ariko wowe icyambere washyize kuri Satani, none urabigaruye uri kubishyira ku minsi y'imperuka. Iyi minsi y'imperuka Satani iganje mu minsi y'imperuka. None se iminsi wowe none ibyo bintu byombi birimo kubitera. Iminsi y'imperuka ibamo gukora kwa Satani kuganje cyane, n'imbaraga nyinshi. Haretse kugira agaterime ngo wagira ngo asiga akora yambaye isengeri, ariko ibyo nibyo kuko umuntu wambaye isengeri ugiye gukora umwete mbese n'imbaraga yumva ariko imyendira muje, ariko ko noneho mbese mvuga ngo Satani ari gukora n'imbaraga ku buryo budasanzwe. Ari gukora nawe uko atakoraga, kuko ingo ishingiro ry'igihugu ni ingo, ishingiro ry'umuryango ni urugo cyane. Iyo urugo paseri ko ndakavuga mvuge na nyirako, urumva ari Rutayisire Antoine wakavuze, urumva paseri Rutayisire Antoine uramuzi ibyo ari byo byose. We yaravuze ngo iyo abashakanye batandukanye abana bo baratanyuka. Ubise ijambo ry'umuntu mukuru, iyo abashakanye batandukanye abana bo baratanyuka. Ubu cyo yashatse kuvuga umugabo agiye ukwe, tuvuge batandukaniye hano turi, umugabo agiye kuba i Butare, umugore agiye kuba i Nyagatare. Abana bazatanyukira hagati y'abo bantu bashaka kureba se, bashaka kureba nyina ngo bazatanyuka. Ariko icyo Nyarwanda ntabwo ari cyo. Oya njye nemera ko ari cyo. Ntabwo ari cyo. Gutanyuka bivuze ikindi kintu. Nyine yashatse kuvuga ko kugira ngo bazabane n'imiryango yombi basanga se ni imvune yavuze ziba hagati yabo. Yagomba kuvuga ko abana bahazaharira, ariko kuvuga ngo baratanyuka. Wowe Manuel uzavuga ko bahazaharira? Ibyo nta muntu utanyuka. Rutayisire abonye batanyuka
niba ari byo nta n'umuntu utana n'undi noneho ariko wabaye cyo ariko se abantu bose bazanira nk'uko ubyemera urubyiruko narwo ruzajya rubitwara hari ibyo wemera nkawe n'undi akavuga ibye ndabona ko abasaza rimwe mugenda muyobya urubyiruko ibaze umuntu ubwo se n'urubyiruko yavuze ko yavuze abashakanye urubyiruko ruzabitwara rutyo uvuga ko abana batangiye uzi ko umuntu ashobora kukurega ngo abasaza barayobya abasaza barigisha barahugura bafite ubunararibonye bw'ibyo baciye yashatse kuvuga ko umwana ugiye kureba se i Butare ukaba wenda umwana yiga mu Ruhengeri agiye kureba nyara i Nyagatare kandi wenda avuye ku kigo muvoma abana ubwonko bwabo ntabwo batanyuka ngo bapfe bo bagutanyuka by'umuntu utabutsemo kabiri barahazaharira ariko si ugutanyuka ibyo ni ibyangu bw'ibyo Rutayisire yavuze kandi uruzakinisha ibyo yazakinisha ibintu Rutayisire yavuze tunarekera kwanza kumuvuga ibyo yavuze njyewe ndabivuguruje ariko ntabyo gutanyuka kw'abana ariko azabihindura avuge ngo abana barahazaharira urwaraga mu mutwe mwa reka twikomereze none si ibyo ngibyo ndi kuvuga ko ari Kinyarwanda. Hanyuma rero umenye ko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya ibyo nibyo birimo kurushya abo bantu rero aho rwose bigatuma se batandukana bigatuma batandukana ahubwo twavuze ko tutemeranywa kubera ko sinagomba ko twemeranywa si ngombwa ko twemeranywa twe turaganira njye nawe tukabwira abantu ibyo twaganiriye ariko njyewe icyo nshaka kugira ngo nkubaze batandukana n'icyo ubundi wowe batandukana n'ikintu utemera ko ari satani no kurangara kumwe mu bashakanye n'ibihe birushya wowe uvuga ko ari kitandukanye abantu kuya gutandukana se ko ikishobora kubitera ntabwo navuga ngo n'uburangare gishobora kubitera byaba ari imico ibidahuye cyangwa se itandukanye imico ntishobora guhura biganaterwa n'iby'umwe ararikira nubwo yahubwe n'irari ry'umwe muri bo umwe akagira ibyo ararikira n'undi akagira ibyo ararikira umwe atashobora kwihanganira iryo rari ry'undi ngo bane naryo bagatana ariko nta kintu na kimwe cyari gikwiriye gutanya abashakanye none mu idini ko bavuga ngo kubwira ibintu Yesu yavuze muri kumwe byo mu idini buretse muri Yesu yavuze yego abantu babajije Yesu ku buryo urushaka no gutandukana arababwira ngo kare kwirwa mbisubira ngiye ku murongo si ngombwa cyangwa mbwire ngo urebe n'ubishaka nta kibazo ngurebe n'ushaka ubirebe kankuru ko Yesu yavuze ku byo gutandukana abadukurikiye igihe turimo yajye bihangana gato kuko niyo igomba kutuyobora tuganira kuyoboka Imana ntabwo tujya hirya yabyo wowe ntacyo wowe bubireba ariko uko Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo ibice 5 umurongo wa 32 Yesu arabasubije ati ariko jyeweho ndababwira yuko umuntu wese usenda umugore we atamuhora gusambana abamuteye gusambana kandi uzacyura uwasenzwe azaba asambanye wumvishe noneho mu bice 19 umurongo wa 9 reka ibi birahagije ubwo uzacyura uwasenzwe azaba asambanye bisobanura ngo abamaze gutandukana bombi uwasenzwe n'uwo nguwo watandukanye muri bo bombi babiri haba hari uwasenzwe haba hari uwanze undi sinzi uko twabyita ariko uko ari babiri iyo batandukanye haba hari uwanze undi uko byagenda kose uwo rero birivuga se ko atagomba gushaka undi uzamusanga azaba asambanye ko Yesu yavuze ni Yesu wavuze n'umunwa we uzamusanga ngo babane azaba asambanye aha ni mpamvu Pawulo yakoresheje amarikiro bakora ibintu bice 7:15 hari ndatekereza avuga ko umuntu utandukanye na mugenzi we nawe akwiye kutongera gushaka ari nacyo kiba mu itorero cyangwa mu idini byita uko ushaka banga kongera kumusezeranya aribwo wowe uragaruka kuri ya ndahiro wahoze uvuga nawe turabivugaho nta kibazo Pawulo yavuze ngo ubu niba bibaye ngombwa ko atandukana Bibiliya ntabwo yanga ko abantu batandukana aha naho witondere na Yesu ntiyanze ko batandukana ahubwo baratanga inama y'abatandukanye uko byagenda Pawulo avuga ko uwo muntu akwiye kugira izina ryitwa igishubaziko akaba iwabo ntiyongere gushaka bigahura na Yesu wavuze ngo numusanga wowe urabusambanye aho no kwari ikintu gikomeye cyane rero Yesu yaravuze ati uwasenzwe ubu bazabana nawe azaba asambanye icyakora Yesu we imvugo ye yasaga n'uwemera ko umuntu abaye yasambanye ahari batandukana ariko nge ndabona nta kwemera ko batandukana umwe yakwihanganira ibibaye ko atazongera gushaka bana abantu batandukana bose baba barekiye kongera gushaka nta ariko Yesu arabyemera hanyuma abanyamadini bo babyemera igihe bapfuye gusambana igihe bapfuye ubusambanyi Yesu yemera ko batandukana ariko harimo ikintu gikomeye none ko atemera ko bakongera gushaka none kuki mu idini ako kantu ko katarimo bavuga ngo bazatandukanywa kuko babivuga ngo ibigomba gutandukanya ni bibiri urupfu cyangwa Yesu kuki batashyizemo ako kantu ngo cyangwa umuntu yasambana ahangaha idini abo risezeranya cyangwa rifite abayoboke baryo rirabizi ko bafitiye Bibiliya barayisoma barayizi
kandi n'idini naryo ntabwo ryanga ko abantu batandukana, kuko turabafite batandukanye ariko bajya ku igaburo ry'umwami Yesu kandi kubyanga kandi babyanga muri iyo ndahiro. None siko kubwiye ko tubafite umva ryanga gute kandi tubafite. Ubwo rero barivuguruza rimwe nakubwiye. Ntabwo ribivuguruza. Contradiction no se. Aho ruzingiye no kwivuguruza no kuvuguruza. Aho ruba ruzingiye ni ukongera gushaka. Kongera gushaka se ikibazo kibagora. Erega ibyo ngibyo ndi kuvuga, ibyo uri kuvuga abantu bahora bahindagurika nibyo nkubwira. Amadini ahora ahindagura ibintu buri mwaka ngo iterambere ryaje. Se umwaka se ngo umwaka n'umunsi umwe hagira igihe. Ijambo ngo rivuga gutya ngo ugomba guheruka akajya avugwa ngiri ngiri. Nibyo bamubwira ko bidashobora kuba ijambo ry'Imana kuko bahora barikoramo bahinduramo ibyo bashaka byose. Ubundi dore jewe nawe kandi mu biganiro twakoranye iri jambo naritinzeho cyane sinzi ko nzava mu isi mbonye igisubizo. Ndavuze uwaduha Bibiliya yanditswe mbere mu rurimi rw'Igiheburayo niyo ifite ukuri kuzuye kubyo tuvuga. Bandika batarabaduza mu Kinyarwanda. None se iyo ifite ukuri kuzuye iyo ngiyo mwayihoreye kwibeshya. Nituyihora dukoresha yiheze. Nkayiretse se n'umwe gukora. Dukoresha ko tukeneye igitabo mu itorero tuzakoresha iki? Tuzakoresha iki? Icyo mvugira wenda hari igihe rero nazasanga niyi dufite ifite ukuri, ariko igituma mvuga ibi nuko ababivanye mu gihe urabashyira mu Kinyarwanda. Kera muri 1957 ibinyarwanda byakoreshwaga icyo gihe byinshi 57 wumva ndawumva icyo gihe u Rwanda rwayoborwaga n'umwami, ntabwo hari akabaho repubulika. Yego, cyari igihe cy'abami. Hari ibinyarwanda, imigani, isigamigani, ibisakuzo, uko ibintu byitwaga icyo gihe uyu munsi usanga bimwe bitanahari. Niyo mpamvu tugorwa no kumva ukuri kw'ibi bintu. Uwabona iyo y'icyo gihe yanditswe n'abantu 70 bivugwa ko bari bayobowe n'umwuka w'Imana, niko tubyumva ariko tubwira nuko tubisoma, ngo bari abami, batambyi, abashumba, uwatwereka ibintu banditse icyo gihe kandi irahari ku isi irahari. Izi mpaka ushobora gusanga abashye mu Nyarwanda ibi bintu wenda muri Bibiliya atari nako bivuga. Nyine abaye none se ikintu gifasha ukagindura mu kindi. Niyo mpamvu rero tugira umwimerere. Ikibi cyawe ni uko ushaka kudefinisa kumva ko ibyawe utekereza cyangwa uvuga ari byo by'ukuri. Reka twese njye tuye dusiga amatsiko niba hari ibyo tutazi. Nawe ubwabyo wibaza numva ko bituma nawe ariko njye sindefinisa. Wowe ikibi cyawe uradefinisa kumva ko ibyo uvuga Emmanuel ari byo by'ukuri, ukuva ko ibyo bagenderaho kandi nawe ntawe ufite ibikuru. Niba nanjye nifashisha Bibiliya we ntunayemera nta n'ibyo usomamo kabigendera ariko ngaragaza impamvu nyine nayemera. Impamvu rozo mu bwonko bwawe ntago ari zo kubagendera. Nawe ariko nuko nje niba nanjye tafazari nsoma Bibiliya nubwo mvugana nayo ukuri kwayo simpamya ko guhagije, ariko nibura shaka aho usoma, wenda usome Korani ni wiyemera, wenda usome Mateda Afrique, wenda usome Orizo, ariko ugira aho usoma. Reka twebwe tugana ku musozo w'iki kiganiro. Wowe tubonye ko abantu bashyizeho ikintu cyitwa indahiro abantu basoma, ariko izo ndahiro bikaba bigaragara ko bagiye kubabohesha ikintu cyitwa umugozi. Iranyandiko rega nubwo ntayivuzeho, iranyandiko nanjye ubwanjye kanongere nisegure mvuge ngo mvuze nka kwizera. Harimo n'umuntu uretse gatoya wenda ihangane gato, nta kibazo. Hariho n'umuntu duherutse kuganira aravuga ngo niba baravuze ko abantu bagomba gutandukana n'urupfu, ngiwe mbana n'umuntu ndabona twananirana kandi muhora muregera mu idini. Idini ntiribyemere. Idini nkaribaza none si umuntu ngiye muha urupfu kugira ngo dutandukane dutandukanywe n'urupfu, ngiye muha urupfu ngo azarukuwe ararufite si umuntu rose avuga rwororeye se mu nda. Waravuga ati se tuzicane umwe abanze yicundi. Uwo muntu ho mbere ya byose uwo muntu ndamusengeye Imana imugenderere. Icya kabiri nabikomeza uzampa amakuru y'ibijyanye n'urupfu, dore se arabibaza kandi koko ahubwo utangira amakuru ku gihe uwo muntu mutungira agatoki inzego uko ateganya kuzaruha uwo bashakanye. Inzego nazo zararushye nyine bahora bari mu nzego, none si ntabwo bahora bagenda bazi bavuga ngo yawe umwihera uwo muntu Imana imugenderere yatandukanye se. None se kandi idini ritabyemera, idini se ryo ryamushyize mu isi, muri idini arishaka yiki ryo rero yagiye kurigisha inama akavuga ati se bakamubwira tuzaguca, akavuga bati ubwo nibigenda gutyo uzaba ugiye inyuma y'imirongo y'idini. Uwo muntu se ubundi ari mu idini cyangwa ari mu Mana? N'ubusanzwe murubwire yere kuba mu idini abe mu Mana, yere kubaka ku idini yubake ku Mana. Hanyuma ikindi iriya nyandiko aha none navuze ni abantu mudukurikira ibyo muvuga mu bimvugaho nka kwizera ku giti cye n'ujyana mu itorero sengeramo, kuko ntiryantumye mvuze nkanjye njyewe ubwanjye nka kwizera mbona iriya nyandiko gusezerana ndabyemera n'indahiro ndabyemera, ariko iriya nyandiko ikwiye guhinduka. Kuko iriya nyandiko yateye abantu benshi ikibazo, kandi iriya nyandiko yateguwe n'abantu ntabwo Imana yiteguye. Aha umuntu navuga ukuri ntakabizire, kuko ni Bibiliya yo muri Bibiliya yose nta hantu Bibiliya ivuga gusezerana kuri tubigenza, nta hantu ibivuga, nta hantu ivuga
kwambikana impeta bira n'ibihimbano by'abantu. hanyuma nigeze kubivuga umurikiye najya kuntera amabuye abanze amenye iki, ariko kwambikana impeta ibintu dukora mu itorero byose, imihango n'ibyo dukora mu rusengero byose, ibintu Yesu yatubwiye gukora ni bibiri. Yatubwiye kubatiza no gutanga igaburo ryera, ibindi birimo nitwe twabonye bikwiriye turabitekereza tubishyiraho turabikora. Ubwo rero twanabihindura bigakunda. Banyakubahwa abayobozi b'amatorero n'amadini, iriya nyandiko muzayihindure, iteza ikibazo, iteza akaga. Bajye wenda bavuga ngo njyewe naka nemeye kubana na naka na naka, tuzihanganirana, tuzafashanya, tuzakomeza urugendo mu bintu Imana ibidufashemo. Ariko ibyo kuvuga ngo gutandukana n'urupfu cyangwa se agarutse, si uko ndi kwemeranya na Manuel, n'ibyanjye mu mutima wanjye, si ngombwa gutwemera ariya magambo abahimbye ariya bazahimba yandi, mukwiye kuzahimba n'andi atarimo imitego iboha abantu. Ako kantu uvuze akantu karimo ibintu byo kubatizwa, ibyo tuzabiganira. Na biriya bintu byo kubatizwa bigaragara ko nta mumaro wabyo. Ni ibyawe njye kubwiye ibintu Manuel, ariko Mana yaremye Manuel umugendere uhindure. Reba ngubu hari umuntu duherutse kuganira, ariko ibyaha hari umuntu nabyo, ariko ntacyo komeza. None se saba mu madini, sawa komeza ntacyo. Mu madini no babyibaza, baraganira akanambwira se muri mwagiye nabyo mubiganira, wenda kubyagira icyo bitanga, wenda baraganira bigenda gute rero, mwaganira ngo iki? We yarabwiye ariko ngubu biriya bintu byo kubatizwa, ubatije umuntu uramwubitse mu mazi, umukize ngo muri za pisine, kandi umuntu abumbye umunwa, ururimi rwibereyemo imbere, ururimi ubwarwo. We yarabwiye ngo 70% ibyaha bikorwa 70% biba byaturutse ku cyitwa ururimi. Aragira ngo se ururimi niba rutabatizwa rubatizwa narwo, none si urugingo. Umva Manuel, garukira aho ngaho muzahimba ibyaha. Tubatiza umuntu ntitwazi ingingo Manuel, tubatiza umuntu ntitwazi ingingo ze. Uziguriye se imbagateri imeze ngo impamvu mubona bari abantu bagira amagambo kandi baba mu idini, ngo kandi ngo ururimi rushobora kwica cyangwa rugakiza, ni ukubera ko ngo barabatijwe, ariko ntabwo ururimi rwigeze rujya. Uwo muntu uzamumbarize niba twajya tuvanamo n'ibihaha tukabibatiza, n'umutima tukawubatiza, n'ubwonko tukawubatiza. Ubwonko rubatekereza ugakora n'umutima, kandi amazi ntabigeraho. Ibyo niyo mpamvu Roma ako ngafashe nk'agaciyeho, reka ko tukaveho. Ariko niyo mpamvu n'iby'umubatizo yavugaga ati nta kintu bimaze mu gihe batari babatizwa n'ururimi. Mu matorero n'amadini yose ari ku isi, ibintu Yesu yatubwiye gukora ni bibiri. Yaravuze ngo mubatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Kiravuga ngo ibi mujye mubikora uko muteranye kugira ngo munyibuke. Ni ukubatiza no gutanga igaburo. Ibindi dukorera mu nsengero byose nibyo twatekereje tubona ari ngombwa. Bisobanura ngo no kubihindura twabihindura. Iriya nyandiko nibikunda ababishinzwe nanjye nemera ko bayihindura, kuko irimo imitego itega bari kuzatuma babaho nabi ubuzima bwabo bwose iyo bashatse kuyubaha iriya nyandiko. Niyo mpamvu dufite abantu batandukanye na bagenzi babo, turabakira mu itorero, ni abakristo, turababarani beza, ariko ugasanga bafite umugozi w'uko batakongera gushaka. Ariko nanone mwitonde, si abanyamadini na Bibiliya ni kwivuga. Aha ndi kuvuga nk'intege nke za kimuntu, kandi kudashaka ko Bibiliya yemera ko umuntu abigisha waziko iwabo. Yesu yavuze ku batandukanye no gusambana ngo nusanga uwatandukanye uzaba usambanya. None se Manuel, nanjye ahubwo mbaye ndivuguruje muri izi mvugo zanjye, nawe si umuntu niyongera gushaka tumugire inama yo gushaka, kandi Yesu yavuze ko azaba asambanya. Ibyo rero ahubwo kudashaka kwe nibwo muba mumushumurije shitani neza. Ikintu Bibiliya yemera mu rushako ni inkwano, mubimenye niko kumushumurije shitani. Nibigenda gute kutamwemera gushaka? Ntabwo ari twe ni Bibiliya. Yesu yaravuze ngo azaba asambanya. Ako Bibiliya ko ari ibyo ngibyo nakubwiraga uzabana n'abasenzwe azaba asambanya. Bibiliya nibyo by'abantu, kandi ni Yesu ibyo yavuze. Ese mwana no babikora zemera ibyandi. None se Bibiliya ibyivuga bwo barabikora? Abatabikora bafite imigizo zo kutabikora ko hari ababikora. Reka ntuzabere ku muntu. Ese undi bakoze ibyo Yesu yavuze? Ibikize ni Yesu yavuze ibiki? Ibyo gushaka niba umuntu yasambanye yaguciye inyuma, mutandukane, wemere kwishakira mu dutandukane. Bwira Yesu yarahinduye imvugo yavuze. Si Yesu yabivuze nyine ibyo. Mubwira azana iyindi nyandiko. Yesu yavuze ngo nubana n'uwasambanye, nubana n'uwasenzwe kwa uzaba usambanye. Aha rero ntabwo bisa imbaraga z'itoro cyangwa ibitekerezo by'undi, ni Yesu wahindura iri jambo. Aha rero turimo twanzura aba bantu, numvisha babagira inama ko abahimbye ibyo bintu za ndahiro zo mu idini ko bahimba izindi
kubera ko izo ni ngizo igitekerezo cyanjye nka kwizera ku giti cyanjye. Iriya nyandiko ngiye mbona ituma abantu bahura n'ingorane zitari zimwe. Wari ugiye kumbaza ngo iki ikindi cye arega ubundi ntago abashakanye bakwiriye gutandukana, nta mpamvu n'imwe yari ikwiriye kubatandukana. Barahira batandukana. Impamvu zirahari zo ebyiri zigomba kubatandukanya, urupfu cyangwa se arizo navuze ko sibyo. Dore wowe utegeka kuza kubivuguruza. Oya, ntabwo nabivuguruje, natanze igitekerezo. Abadukurikira kandi kuvuga ngo nta mpamvu n'imwe ngo bafite ni inama nturese ngiye hari uwo ndahize ngo ndi pastor hari uwo ndahize, ariko idini ryo ryemera kandi ngo ni Bibiliya kandi ngo none se urupfu nyine nuko utandukanije n'urupfu yemera kongera gushaka. Utandukanye na Yesu agarutse ntabwo tuzi nagaruka hirya by'uko bizagenda niba azagikeneye umugore, ariko noneho tukiri muri ubu buzima mbese nitugira inama abantu turarangiza gutya gusa se turi gushwanashwana. Azagaruka koko asanga abo bantu bagihari. Iyo ni content yo kugaruka kwa Yesu tuyiganira ukwayo. Nivuga ko ngaho da ubwo rero ni ibintu bibiri, ariko marwe ubwo abashakanye babimenye hano wenda bazabakurikira kino kiganiro bamenye ko ari ibintu bibiri byemerewe kuba byabatandukanye. Yesu ni urupfu cyangwa Yesu agarutse. Ibyo bitari byaza ni bihanganirane. Ihanganira izo ngeso zo muntu mwashakanye, bakomeze babane baterana inkokora. Buriya itorero bakomeze babane bacana inyuma, barabicana icy'inyuma, bakomeze babane bakubitana inyuma, bicana inyuma biterana ibyuma, nibabare neza babifura binyangamugayo. Buriya rega Manuel itorero ryo gushyiraho iriya nyandiko naryo ndigarukire byangaga ko abantu bazaba nk'amatungo. Ni ibikangisho rero kuba nk'amatungo umva ibyo ari byo. Nako ni ibikangisho. Imfizi aho ibonye inyagazi abantu ntabwo bamera kuriya. Iyo iriya nyandiko itajyaho umuntu yari kujya abana n'umuntu amezi 6 twananirana. None se ubundi abantu umwaka agahora ashaka ibyo ntabwo byari gukunda. Hari abantu nzi ibyo ntibyari gukunda kuko ibyo si abantu ntabwo ari abidini, abantu nabari jewe hari abantu kandi leta ifite hari abantu nzi bamaze gushaka ishuri enye abonzi apana ifashanyigisho. Hari n'uvugiye ku mbuga nkoranyambaga hano simuvuga amazina ko yarabyivugiye ngo nishaka nzashaka abagabo 5 ngo ntawe ugomba kwivanga mu byanjye. Urumva wabakira umuntu wago umuntu azi ubwenge nuko bwo sinzi ubwenge bwawe uzakomeza kubana n'umuntu amubangamira agira ubwo usanga wari ubangama wivanga mubangamira. Hari igihe wari ufite igihe ryo gushaka abo bose basimburanya ariko gushaka ishuri. Niba rero ameze aricyo, niba ameze gutyo ugakomeza kumuhambiraho undi muntu kandi we ameze aricyo, urumva atari kubangamira wawe undi. Umugabo umaze gushaka ishuri enye urumva atari imfizi y'akarere, atari inka mu zindi cyangwa ihene. Umugore umaze gushaka inshuro enye 5 urumva atari imbyeyi y'umurenge cyangwa y'intara. Mu by'ukuri ko ese ubundi ibyo bituma ashaka atanashaka umugore ni muzima baramubangamira gusa, cyangwa ni ubangama yabangama ati asye nzashaka akaba ari ibyo ngibyo ahora nabyo byashoboka. Unase ibyo rero n'igitoro ryaje wa wundi babana rero ubana n'uwo muntu uhora ukora ibyo bintu nibe nakubwiraga. Murumva idini ridakomeza kumuzirika rimubangamira, ahubwo uyu muntu ahubwo afite ikibazo gikwiriye gusengerwa cyangwa kugirwa inama. Ubundi aba bantu babiri ibyo bituma aterana inkokora bacana inyuma kubera iki? Ko washatse kugira ngo utajya mu busambanyi uri gucima mwashakanye kuye mpamvu kucyo ushyigikira ngo bacana inyuma. Ubundi umuntu aca inyuma bashakanye gute kandi yarashatse agira ngo agire uwe yere kujya aba nk'itungo? Ubundi abacana inyuma gute? Baterana inkokora kubera iki ubundi? Reka rero tugera ku musozo mugire muvandimwe rero n'abandi mudukurikiye. Maisha ya Wawili ni safari ndefu. Nyindi mba apotre cyande mujye kuri YouTube murayibona, agira indirimbo zitwa Bacungaje. Ndamupublicise se ngo atantumye aho ukora ko nkunda ibihangano bye n'indirimbo zose, ariko Maisha ya Wawili ni safari ndefu. Ni mugenda rwo rugendo rurerure mu rugendane paka kwiherezo ryarwo. Murindire mutandukane n'urupfu ariko ntimuruhane banyakubahwa nagira ushakira undi cyangwa yisagaru. Yesu ari hafi kugaruka mu humure abo mubanye na mwezi mwihangane. Yesu ari hafi kugaruka maze mutane se muzatana mwerekera. Ibyo ni ibyawe kuko nta tariki cyangwa umunsi uzi kandi navuze iki sari byo navuze kandi abantu babiri uburi niba Yesu niba Imana yaratandukanye na shitani nta nubwo abantu babura ukuntu batandukana. Urumva ibyo nibyo bishoboka. Ubwo Imana na shitani ubigize umugore n'umugabo si abantu babiri se ubigize ubose si babiri si biremwe bibiri. Ubwo si itandukana ry'Imana na shitani ubundi se niba byo byaratandukanye batandukaniye bate umuntu atatandukanye wowe reka byose byituruka kuri ibyo bw'ibyo. Imana na Satani batandukaniye he? Batandukanye bate? Bibiliya nibivuga se ivuga ngo iki? Haratandukanye ndetse ngo yano mu ijuru yijugunya no mu isi. Ako kantu ko niyo nkavuze numva rwose numva mbese nta hantu ubona bahuye
ngo baraganira bakagambanira ubwo sibwo baratandukanye. ngayibaze abantu babiri reka urabona ko bahuye bakaganira bagakora n'inama bakanayanzura bagafata n'umwanzuro haca iminsi tutazi bakongera bagahura bavuga ku mugabo witaga Yobu. Icyo kintu tuzize kugikora kera ntubigaruka ariko mva nkubwire tuvugire ku nshako. oya ubwo kubera ko twari tuvuze ko turi kugana ku musozo kandi wari umaze kubivuga ko abantu badakwiriye gutandukana ngo badakwiriye kugira gute bagomba kwihanganirana ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nanjye ndakubwira wenda biragoye ariko tukavuga ko nubwo bimeze bityo abantu bakwiye kujya baganira babone ibintu byananiranye bagatandukana. Bagatandukana ku neza badahanye urupfu. Ufite igitekerezo cyo gutanya abantu njya ahubwo ngiye no gusengera ingo, ahubwo ndasenga isengesho rigufi isengera ingo ahubwo. Urumva neza inama ngiriye abashakanye niyo gukomera, yo kwihangana ibyo wahuye nabyo kuko ni urugendo rurerure, ntabwo gushaka ari urugendo rugufi. Hariho akakosiniziye kukavugara umugabo witwa Ronaldovic ngo yari umutaliyani, ngo yaravuze ngo urushako ngo ni nk'agafuka karimo inzoka 99 n'ifi imwe cyangwa ururagara rumwe. Niko abigereranije ngo zikakarwanira se. Oya ni agafuka karimo inzoka 99 ngo n'ururagara rumwe cyangwa se ifi imwe. Noneho ngo iyo ushatse uri gukora muri ako gafuka ugamije kugenda uhindura za nzoka ifi kugeza uzazirangiriza. Mwebwe bashakanye rero wenda mumaze guhindura 3 cyangwa 2 ariko muharanire kuzazihindura ururagara zose. Icyo kigereranyo wacyumvise? Nacyumvishe ngo gusoza uvuze ko wifuza kubasengera isengesho rigufi ariko bagire n'inama yuko batatandukana ahubwo baharanire kugenda bahindura izo nyagwa ifi mpaka kwiherezo tutazi. Dusenga Imana. Data twese uri mu ijuru, sengeye urubyiruko rutarashaka ngo urushoboze urukomeze ruzashakane neza, bazavemo umuryango, bazavemo igihugu kandi cyiza. Sengeye abashakanye ngo ubakomeze bihanganirane, bakomeze mu rugendo ujye ubafasha nuko wabasange babane neza amahoro buzuzanya bubahana kugeza ku iherezo. Wakoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.